ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Inkota y'Amaherere wanditswe na Rugeri Nyange Eric unonosorwa n'itorero Indamutsa. Hari bamwe numva ngo intego ni ukurya ubu buzima. Abenshi bareba uburyo baryamo ubwo buzima ugasanga baburya bangiza n'ubw'abandi. Ariko se kuburya wangiza ubw'abandi nawe ubwawe uburoha mu rwobo utazabasha kubukuramo. Rubyiruko imbere tujya ni heza, ariko ni heza ku muntu wamenye kwitwararika akarinda ubuzima bwe. Naho niwishinga kayamvugo mbi ngo nta myaka 100 bizarangira na mike wizeye kuzabaho uyibayeho mu busharire bw'ingaruka z'ibyo wishoyemo. Dukurikira umukino. Nyegera wagikobwa we dore nifite imbeho. Firemo nawe wikabya rwose. Ubusa urabona ndi kure yawe. Ariko uzi ukuntu uri cyiza we. Nibyo. Urasa na bike mbankora. Nawe uri agira akamana. Akose wowe uracyavuga nyirakamana kandi amaze umwaka wose apfuye. Ubu uracyana mwibuka koko. Mbabarira sheri. Ntabwo uzongera n'ukuri. Ntuzongere rwose. Nzajya mvuga gusa Sada wanjye umukobwa w'igishongo. Niwumva rero rata. Naho ubundi iyo umuvuze rwose birambabaza kandi urabizi ko ngukunda. Nanjye ndagukunda Sada wanjye. Ngaho ngera umva ko kabyeri n'inkwere ndumva n'icyaka kinshi. Icyaka koko reka. Reka nkaguhe. Akira dore ni wanakamazemo byo. Neza rwose. Kuracyafite icyaka n'igihe wahereye. Karabaruka neza guva kagize ku nzoka. Gasome gakwiye shere gasome rwose. Ze kagakobwa karahari ko kadakomara cyangwa rero kuhuye. Firemo ndagumva. Ngiye uriya mukobwa we simushaka hano. Ndashaka ko twibanirage nawe gusa tukamwirukana niba ushaka ko tubana. Sada wanjye. Nibyo ushaka kugira ngo ugire amahoro? Nibyo nshaka rwose kuko mbona mbangamiye cyane. Uzi ko hari igihe ndeba nabi nka hari nge wishe nyina. Dore kandi ko bana yaniriwe. Kero goba cyaga kogwe katagira ubuco. Ubona abantu bari kwiganira ukaza ubitura hejuru kubera. Ese ubundi wari urihe muko? Nabategereje mbonye mutaraza mba niryamiye. Ari. Karamba. Icara hariya nkubugire. Gira vuba se. Yego. Kagire vuba se nyine. Dore ko kabaye. Hakoze nk'ubwo bureba uti. Mbateza amatwi papa. Arize rero ureka nkubwire kandi ukurugutuye ibyo bitwe byabo. Yego. Ukumva? Ndikumva. Sinshaka ko hari ijambo na rimwe rigucika. Ko umuntu ari bwo. Tagamatwa. Ari. Karamba. Si ushaka muri uru rugo. Ureba ahantu ujya kuba ntazi. Ndajya kuba hese. Ko hano ariho mu rugo. Ire gutangiye no kwiririshwa. Ubwo se bagutwaye iki? Umva Sada. Mundegere ndamwibwirira. Kandi ubazi ko ndi gukina ngiye ntabwo nyina urumva. Kuva nyoko yapfa nta mahoro nagize. Kubera kwirirwa urebuzwa abakobwa nabaga nazanye ngo bamare ipfa. Papa urambabariye ngo ntazongera kukubangamira niba aricyo kibazo mfite. Arise ndavuze ngo genda ntitugushaka uranyumva urakomeza kwizirika muri urugo kubera icyo ubundi. Uva nkubwira Arise. Jewe ndavuze uzindu kuvata utwawe twose ugende. Twose. Umbwire natwuzengishije umwana wawe uyu mukobwa utazi niyo yatuye. Sheri urumva kunantutse ngo ntabwo uzaho naturutse koko. Ngo ntabwo uzaho wankuye. Uvuze ku cyari. Uvuze ku cyagakobwa. Asoni. Ngo ntabwo. Wowe nabuze ngo ahora mukuye wowe. Shense.
hanyuma ngo karashaka kunshogaguza gusa nta soni sheri urushyira umwe ntiruhagije mu kubite nyinshi kamvire mu rugo gira vuba guma muri uru sizongere kukubona hano ukundi ugende wowe mushenzi cyagarakata tuvuze nta kintu uri bumpangire muto ubona ko narembye meze nk'uwanyagiwe urabizi ko ngenda ngupurije ariko njye nzapanguza gahunda n'abatipe batari wowe dukina diri gusa ibindi byihorere ngo iki none ubu umaze kundira ibiryo uragira ngo ugende gutyo ariko umva utwo turingushye ntitujya tumfata amani urumva ahubwo mbwira icyo mumagariye ntigendeje reka guseka ntagisekeje kirimo nta mukobwa uza muri geto yanyu ngo agende gutyo gusa yego ye uwo si mutoni rero ariko uzi ko ukomeje kuroba nagira ngo byari burage none uriseriye ok hari iribisi upfa kuma kaje nkigendera njye ntare wasi rwose ok ntacyo ikindi iyo dosiye turahita tuyigarukaho ndakumva rwose tuyigarukaho rwose ntangiye kujya muri mudi yo kukuganiriza neza none ibintu bifatika twagiye sasa ndashaka ko nkinira indi diri sasa diri imeze ite kandi ndumva ndamba ibintu byo gupanga n'indazi n'inote nyinshi mani urumva nayicaye ndatekereza ko uziranye n'abana benshi nta kuntu wajya undebera nko mu twana tw'utunyeshuri akenshi tuba dufite n'inzara ariko ye none se nyine uranshakamo ubufasha ndashaka ko umfasha ukajya unshakira udukobwa tumeze dutyo rigabura muba munaziranye uwo mukobwa se nzamukura ye kuko ko nawe rwose ungora uzanshakire yewe umuntu ku kigo wigaho wabura na kamwe kandi ugashaka keza kabisa urumva kamwe kabahiga mu kigo cyose ariko ndindibutse hari umukobwa witwa keza twigana kandi rwose ndabona yujuje ibyo wabuze byose ubwo se wa mukobwa twigeze guhura mwasohokanyira ariko uzi ko ari byo niwe rwose uramuzi kuri yarasa n'ubyibushyemo ngiye ndashaka akana kagororotse ariko ye k'imbavu ndende sha ariko rwose nawe uriyemera none se reka nkubaze kuri navuga muzi muri ku ishuri wagira ngo mugenze gute nuwo rwose numvaga ari kariya have nshakira undi uwo nguwo umwihorera ariko kuro uko numva iyi diri igoye ubundi uzamangaye banza umbwire menye icyo gukora urambaza iby'amafaranga utarankurira n'ibyo nagusabye none banza umbwire amafaranga urumva ari ikibazo wo gwa korode ntabwo ari ikibazo sawa tubanze tuyumvikaneho nanjye menye imbaraga nkoresha ndaguha veni ntiwayarya se ariko ye mbi 20 ntiwayarya utwo dufaranga ni duke kabisa mbi 20 harya nuko mudusuzugura ngo turi abanyeshuri n'amafaranga tugira ese muto ku mukobwa ukiri segonderi nkaho kuko urumva amafaranga ari make yewe 20 ni make kuro nutuzi 50 ubage wifashe okay nunshakira icyo nshaka nkakibona amafaranga si cyo kibazo sawa rero nanjye ibyo ntago ari ikibazo ubwo nugutangira umuhiga ahubwo ariko tubanze twumvikana ndakumva nzaguha amafaranga ari uko mbonye uwo mukobwa uzaba wanshakiye arewe wowe ibyo ngibyo bindekere urumva ariko ko ndibutse hari umukobwa mushya umaze iminsi mike aje kwiga mu ishuri ryacu ubwo nuwahe kandi uko namubonye ashobora kuba aturuka mu cyaro rwose pe aturuka mu bantu basanzwe pe ubwo warakubiye niba aturuka mu giturage reka ye Close bamukora bagasimbuka numubona nibwo uzahita uva mu byurimo ahubwo bundebeye nk'ibihumbi 20 aho ngaho yavanze yame rwose ubundi rero ndinjira muri diro neza oya amafaranga reka nzinyagure uhita umbwira nimero yawe nyashyiriho ko ibishoboka byose umungezeho amafaranga umva mukobwa wikwijijisha niwe nshaka ndabizi ni wowe cyura inote niba ari njyewe se ndagira ngo nkwihanize rero wa mugore we niba uri n'umugore cyangwa uri umukobwa simbizi mbamona ntazi ibyawe n'iyo myambarire iteye isoni
nakubanza uri n'umugore kuko ndabona ukuze. sibwo ngiye kwihanangirizwa n'umuntu ntazi nagukoreye iki se mama? Ndakwihanije ntuzasubire gushuka umuhungu wanjye. Wenda bizuri indaya ntuteze kumubera umugore. Ikindi kumwikururaho bimutangirira imigisha kuko umushora mu byaha. Uranyumva? Umuhungu wawe se ni Claude waramushutse none yarahindutse. Kera mutarashudikana ntitondaga nasenga. ese murya ni wowe mama wa Claude? Ninjye kandi ndakwihanije muko. Cyurino ntuzongere rwose. Ntuzongere. Claude se n'uruhinja mfata nkajyana mu bintu wadashaka. Ujye mureka ibyo wana. Ndakubwiye ngo sinzongere kumva ngo muri kumwe. Nujya umubona ujye umugendera kure. Urabyumva? Wa mubyeyi we rero nakomeje kukubaha kugira ngo njye sinzi kuvuga. Nagiye ngo nkubwire ko Claude ntateze kumureka. Amva ye. Ubona nabaho nariko ataza ngo muhe ibyo ashaka najya mpa amafaranga. Nzibeshye nzongere kubabonana. Urumva? Niba wumva udakunda ubuzima bwawe uzongere. Uzantwara iki? Ntacyo nagutwara. Cyangwa we cyuri note ntumuzi. Claude si umwana mama. Niba utishimiye kwa ngura uzagenda umubuze ariko ngiye wumve ko. Uranyumva neza? Ngo cyangwa se uzamwimura ariko ubundi avinaha. Siko wagira ngo nakana k'igitamba mbugo buri kumbwira. Tere. Ubundi yabusa n'utongana n'uyu muntu bitse. Nari naje kwihaniza iyi ndaya ngo imvire ku muhungu ariko yigize ibamba. Tantuka mukecuru indaya ni sona nyoko na bene wanyu amahera. Ariko bite byawe? Twigendere bagenzi batanakugirira nabi. Aba bantu nta mikino bagira Tere. Twigendere. Ugize amahirwe ashaya atakunyiza ngo nkwereke wa mbesire we. Wamugani wawe twigendere. Mbega hano wabari. Rebera kuntu wigira. Ariko se Tere, watekereje ute kuza ahantu nkariya koko mu ndaya? Espe byari bimaze kunyanga mu nda. Claude yarahindutse cyane. Maze nza guperereza nsanga iriya ndaya yitwa Cyurinote ari yo biri inyuma. Tereza si umuntu wamaze kujya kwibana, ubwo uzamushoboza iki koko? Abibana bose siko bajya muri ziriya ngeso. Ariko nzakomeza ngerageze. Nakoreka ibyo tubireke iriya ndaya iranshumuje ntibuze byose. Mujyamo. Oye kuje kugasukuje kugura iki? Yewe ntabwo bitworoheye. Naje kugura igikapu cy'umwisengeneza wanjye waje kuba mu rugo. Icyo yari afite cyari kimaze gusaza. Umwisengeneza wawe wurize. Hari musaza wanjye utuye ngiyo za Bugesera. Mwaka ushize rero yapfushije umugore watangira kwirara mu nzoga n'indaya. Beka ibyago we. Ubwo rero kuva icyo gihe yatangiye gufata nabi umukobwa we, amubwira nabi, amubwira amagambo mabi amucyurira. Ndabyumva disi uwo mwana byaramugoye. Byaramugoye Tere. Mu minsi ishize byaje no guhuhuka. Aramwirukana ngo ntamushaka mu rugo rwe. Umwana niko gufata inzira za kuba iwacu, yigataha iwacu wa muntu. Mwarakoze disi kumwakira. Gusa mujye mumuhozaho ijisho uyu mujyi nawe utazamuhindura. Arisa aritonda cyane pe, kandi ni umuhanga kuva kera. Yewe nta kibazo mufiteho rwose. Espe nyamara mube maso hanze ahangaha ibigusha ni byinshi. Ishati nziza z'inyaburayi nziza n'amapantaro meza kandi naguhera amashyi muto wambaye ngo yerekeze ugiye kugura inkweto ku isoko kuko tuharenze utaziguze. Twegera imbere yewe hari ahantu njya nzigurira za makeya hirya hano mu isoko barampinda kandi nta n'inkweto nzima bagira rwose. Ubuse ntugiye kunyereza kandi nzi ko ndi bugere mu rugo ngahita ntangira gusubiramo amasomo. Ese ufite ubwoba bw'icyari? Amasomo utayasubiyemo uyu mugoroba ntiwazanasubiramo ikindi gihe koko? Uwo murasha ntabwo uzatsindwa. Urandenganya. Iwacu mu cyaro ntibyabagaho. Mvuga ku ishuri mpitira mu rugo nta handi nyuze. Kandi n'amasenge niko yambwiye ko ntagomba kuba inzererezi ko ku ishuri hitira ahandi hantu. Ugomba kuba umunyamugi rero, igiturage kikakuvamo ugasirimuka nawe. Ariko njye mba numva ntacyo bintwaye. Ugomba gusirimuka wana. Ubuso uzaba muri uyu mujyi nta na telefone utunze we. Uzayibona se ubwo bunyacyaro bukurimo? Nta mafaranga ushaka se yo kwitanga nk'inkumi igeze mu wa 5 segonderi. Bayambwira abandi se ko bampaye ibikenerwa byose by'ibanze mbona ibyo byose ntabikeneye. Reba nka fone mbamagaze. Iyi wayikuraho udakuyemo ku mufuka ngo uyishake. Yewe wayibonye telefone imeze gutyo yikuhesha. Ni papa wayikuguriye? Ese ko njya nzibona bavuga ngo izi zishobora kuba zigura nk'ibihumbi 500. Nko 500? 500 si wayivana he? Noneho nayo ngo papa ngo papa nukuri. Papa se uretse ko atanayafite
urumva yakwiye kureba amafaranga yose ngo arangurira telefone koko ni umuturage wibereye aho rwose ibyo ntiyabijyamo. umuturage se gute? ni musaza we se basi wayikuguriye? yego sha ahubwo se we ndibutse urumva nyine yari yambwiye ngo ararwaye ngo munyureho musuhuze. none sari ko n'ubundi ari ku nzira tunyuraho tujya kugura izo nkweto waretse sha tukamunyuraho tukamusuhuza tugakomeza sibyo? mbabarira rwose Mutoni kandi oya ni ukuri sha inkweto se bivuyeho hagezweho gusura musaza wawe? ni ukuri njye ndumva uri kungora kandi urabona ko butangiye kwira uragira ngo ngere mu rugo bantuke. oya shari ihangane basi urumva nyine aramutse amenye ko nageze hafi hasi musuhuze kandi anarwaye yabifata nabi sha basi ntituhatinda. nubwo ari musaza we nta kibazo da ariko iyo aza kuba arundi ntabwo nari kwemera muto. urakoze shari uri inshuti nziza sha ariko umenye ko tumusuhuza gusa cyane rwose ukabona n'umwanya wo kujya kugura inkweto. humura rwose ntugire ikibazo pe uretse ko nawe adakunda rwaserera ko akaba yibereye mu tuntu twe. ese we ntabwo turageraho ko nubwo ntangiye kunanirwa muto. humura hasigaye metero nke rwose ari umuntu amenyereye kugenda mu cyaro se ubundi aha hantu hakunanira koko cyangwa umbwire dufate n'utumoto. oya niba atari kure twigendere n'amaguru nta kibazo. ese ari buriya kuva wavuka ariko ntubyumve nabi nyine wari waryamana n'umuhungu na rimwe? kuko mana ni muto kuki mbajije icyo kibazo? oya nsubiza rwose ndashaka kubimenya gusa tu. rwose uretse ibyo ngira ngo ngewe hari n'umuhungu nawe nakundana nawe. kuko mana yawe ubu nta muhungu murakundana? ndumiwe rwose ntarakigeramo gusa wenda nindangiza segonderi ho bizaba. kuki se utatangira ngo ubyitoze ko n'ubundi hasigaye imyaka 2 ngo uyirangize? oya ndaje ishinga no kwigira gusa. ayiwe iki muto bigenze gute? asenge imbere yacu ari hehe? nuriya uri kuvugana n'umwajenti oya uriya wambaye agatambaro k'umukara mu mutwe. ubu ndamubwira iki nambaza aho tugiye kandi azi ko nari kuba ndi gutaha. uramubwira nyine kuri gutaha ubundi se yakugira ati reka ma uramenye mama we iyi nzira se yigeza mu rugo aje ku ishuri bisubiriye inyuma. kuko mana yanjye none se ubwo wanze kumerekeza shari ni ukuri ari uri umugome pe. hasi baba we dore ye kararenze ni ukuri ego ko beka gakobwa ese ko numvaga ngashoboye baho ubuse nzakageza kuri korode nte ngo anyihere ibiceri hambonera ariko urabeshyira ubusa pe urabeshyira ubusa Mutoni sinashutse bake rwose ambo reka nze niba undi mutwe uzatuma yisanga kwa korode n'ubu akanya nk'ebye tu sha ndabibonye ariko arisa urabeshyira ubusa ejo bizacamo tu. ariko se noneho korode wari witeguye se wenda mubeshya ne koko ubu noneho ndamukizwa n'iki? reka nze ariko nkwereke. ariko ubu uraye mu makorode nka uri nyina uri se uri nyirasenge cyangwa mbwira ari njye ndamushaka. hari aho yagiye aragaruka curino? yagiye nyine kutansubiza. ntabwo mbizi iyo mpamenya mba ntahakubwiye. oya ntumbeshyira hasi kuko muri inshuti magara. ubuzi turi inshuti ku buryo aho yaje hose yahambwira ngende umukoresha we. mbwira sha ndamushaka cyane nshimye. akoze curino ntubwire gute ko ntazi iyo yagiye koko? urahazi bishaka kunzanaho ibintu byo kumbendekeranya nshimye. ndashaka kumenya ahantu korode ari. ahubwo uzi wamuhamagara ubundi nawe ukamwibariza. ubu muri iyi minsi nta telefone tugereka. nanjye rero muri izi minsi nta mafaranga mfite yo gushyira muri telefone ngo bibe amayinite mpamagare. umuntu ufite iryo duka rimera gutya abura amayinite ndagabura agata. ariko reka ngo nishime ubundi wowe kutajya uza ngo tubarane ko naguca make cyangwa nzizane we
nabyo nabikoreraga humura havura amenya izo nzira nje ntanzigenderagamo uzabaririza uzaperereza nyamara nagusha make kuri nshakora kandi akazi nagakora neza cyane igumanire curino nigiraga agatwe gatoya nk'akarinda urugumo apo arimo yamenyobera reka rumubwiza ukuri shanshime aya mafaranga ukomeraho n'ubundi nupfa bazakuguramo isanduku ubundi asigaye tuyanywere byeri tukubeshya ngo turakurira kugiye nyibwirira rero icyo Claude avugiyemo muri iyi minsi cyatumye atakineza imbere ariko iyo wasinze ubagwaho ntari gusa ntabwo njye nasinze nshime noze uri kuntega iminsi nkandi ubundi suzi ko nzagutanga gupfa gute ibyo ko nta muntu ubimenya ikindi kandi ibyo bibazo urukumbaza bivanaho Claude uzamwibariza ibyo muzamurabazanya muri gahunda zanyu nje ntanzirimo ntanzibagamo ntanzazizamo ntaho muri nazo ubwire nshime ikizi nabyo kumubazamo agomba kubinyibwirira njye cyuri note yego cyura kashi umva se ngaha utabangamira abakiriya dore utangiye gukora ibintu biri guteza umutekano muke nshime simba n'abanyakora n'izina ry'Imana iryo kandi niyamena kuka ahubwo nicara ahangaha uhizirike se kandi kugira ngo bidatangike haguruka aho se nyine ariko kurakaye Claude ntahari umwana wawe ikindi ntiwanamubyaye bivuze ngo ntiyakuvuye mu nda ibyo byose ntibishatse kuvuga ko atari umwana wawe nta sano ry'amaraso mugira ubwo rero jya kumushaka iyo uramushakira nta kintu kizima uri kumushakira ntacyo ugiye kumubwira ariko se ubundi nk'izo nzoga wirirwaguranywa koko ububonaga zizakugwa amahoro hari ubwo uba wanguriye nshimwe njyewe icyo nshaka ni uko wava mu iduka ryanje nkicururiza mu mahoro nina hava sura ntwara ikibo ntacyo niba ndagutwara wanze ko nicara hano imbere mu iduka ryawe ndicara inyuma yaryo maze nkwereke ko nta gahunda ngiye mfite kuva ahangaha ndavuze ngo mvira imbere y'ibotiki ndavuze ngo ntaho ngiye nanjye niba nashaka kurwana kandi nabyo ubivuge shanshi ndakubwira ngo mbare gatatu wamviriye hano wandayawe apime sure be ngo iyo sura yawe ndarangiza agasore kamara oke kandi nkwereke bigamira uramfungiranye nshimwe reka nigendere noneho ndebe uwo muntu urateza ahubwo mutekano muke dore ngo karasura kakagenda wabaye umugabo se ukaza tukajya mu mitsi yo ambeserewe no ubwo tuzasura Claude wawe wamubonye rero genda wambwa bitazi no kwisayidera ko kigenda gitambitse ubugoro butariho akundi umushenzi yarengeye heko aragusha agende ngiye kuneka usigaye ari muki kandi ntabwo bizarangira neza ari karamba ihangane niteye umutoni ubanza hari ibimucanze nta kibazo yewe reka mwitabire hanze jya mbona hano mu nzorezo zijya zibura ariko se wowe kuki uri gukomeza kumpamagara nyagwase byari byacamo ariko se wakwitonze itonde wowe ariko reka nkubaze niko muto aho twakoraniye nge nkwambaye kangahe niba ukennye uramaze wihanganye sha urumva umara yewe ntibitinda none ntayaguha ndahita nyaguha nyine umva sha bose nakwibagirwa ririya banga koko umva tayari ubu ngubu namaze kubikora sha mu kanya biraba byaciyemo sawa turasubira reka nsubire mu nzu ndandaje ari karame yewe
unyihanganire nakwicishije irunguru. oya nta kibazo. se ko twageze hano Mutoni agahita agenda atanambwiye. yewe ntabwo yakubwiye se? yambwiye agiye kungurira imiti kuri farumasi mu kanya arabaje. ndabona ari gutinda kandi 3:30 zageze. dushobora gukererwa kuko mwarimu twigisha muri weekend yaduhaye gahunda ya saa 4. oya humura ntabwo mukererwa. uko bushize nabategereje nkababura mwabuze uko muza. mushiki wawe yankoresheje amakosa turatoroka maze mbona masenge mpita nitahira. none yiriwe anyishyuza ngo nimuherekeze kureba musaza w'urwaye. ndabona hari uri gukira. shaho urebye biri kuza gake gake. none se ko ndi kubasha no kwigura ariko ejo byo nari narembye pe. mama y'Imana nari narembye. uzi ko umuntu aba yarebye atamenye ko muvukana. ntabwo musa na gato pe. yewe abantu bakunda kubitubwira. ese kutanywa ko gafanta kakubihiye ngo nzana kandi. oya kararyoshye ndi kunywa. oya si umucurure rwose. soma nasomye da urabona nkenda kukamaramo se. nuko sha reka nabishatse nanagutekera n'ibindi ukunda. reka ntuze kwicirwa n'inzara hano rwose. nta kibazo sinshonje. nuko se ubundi ko nta mukozi afite kwitekera ujya ubishobora. niyo mpamvu nyine nshaka ko kuva uyu munsi Mutoni abana akajya amfasha. ese ko mutagiye kwa muganga kuro ubu kugura imiti muri farumasi batakwandikiye uba wizeye ute ko ugiye kuvura indwara urwaye? nanjye nyimutumye ngo nyinywe nyorohereze gake ubundi ejo nzajyeyo. gusa ndikumva nanjye ntameze neza. ntabwo umeze neza? ndumva hari ukuntu mfite intege nke sinzi impamvu. urumva umeze ute? hari n'ukuntu umutwe ushaka kumwica. niba ari ukuntu ijoro ntasinziriye neza sinzi pe. usanzwe urwara umutwe se? oya ntabwo njya nkunda kurwara pe. ampamagariye Mutoni se akaza tukagenda. ahubwo se urumva wajya kwiga kandi urwaye? numva bikomeje ntahita ntape. ntabwo nakwiga numva ntameze neza. ari cyangwa uba ugiye kuba uryamye muri kiriya cyumba Mutoni ajya araramo yaje hano? oya nanone ataza agasanga nasinziriye. nkurikije ko n'imvura ashobora guhita nsinzira. oya ariko nanamubwira akagukangura nta kibazo. none saho kugira ngo ugende uca imigara mu muhanda ntiwaba ugiye kwiryahamira. oya ntugende nk'aho wabuze uruhukira rwose. erega humura ni mu cyumba gisanzwe cya Mutoni ntabwo ari mu cyanjye. yawe reka ngende naza ntarakanguka. umbwirira nkangure tugende. nta kibazo rwose. ka kantu kakoze tu yewe uzi ko na fanta bitagombereye ko ayimara. genda ubanza usinzira ubundi nze nkwereka korode mbere akagasha. ndakuvovora. sha Mutoni we wakoze sha akako ni sawa cyane rero none uri na keza. ni guzanjye. disima kwa Rudolphe ko nta gisubizo cyiza baguhaye. yewe nabo bampakaniye ngo ntayo babonye. ayiwe ndetse nabajije n'abana bo kwa Karemera bambwira ko batamubonye. mana yanjye uyu mwana turamukurahe. ntangiye kugira ubwoba disima. arise ko izi ngeso zo gutinda gutaha atazigiraga yazigiye he koko? niyo mpamvu nyine biteje ikibazo. wese amakuru wakuye ku isantere ameze ati? nanjye nahebye. naje inzira yose mubaririza ariko nta gakuru ke numvise pe. umva usubira mu rugo rero njye nkomeze mushakishe. dore Kevin nawe aragukeneye. ariko ntabwo nsubira mu rugo tutaramubona rwose disima. Kevin nta kibazo afite ari kumwe na nyirasenge. Esperance nyumva ariko jyana nanjye ngiye gukomeza nshakishe n'ahandi henshi wenda turaza kumubona. nyamara ntangiye gucika intege pe. ubu koko aya masaha ya 2 z'ijoro urajya ugenda ukomangira abantu nk'aho hari icyo wababikije disima. none uragira ngo tubigenze dute ko nta umuntu adapfunda imitwe yashobewe? ese ubundi hari nimero zacu agira ku buryo yagira n'ikibazo akaba yametera telefone akaduhamagara? yewe ibyo simbizi niba zifite kuko sinazimuhaye. erega arise ntituraganira neza. gusa wowe urumva atari ikosa ryawe? ni gute umwisengeniza wawe waje akugana utaramuganiriza?
wumva ibibazo bye ndetse n'ibindi bitandukanye wamufashamo. Disima uyu si umwanya wo kwitana ba mwana, reka tuve hano kuko ndabona twabaye nk'ibyapa ku muhanda kandi hari ikibazo gikomeye kitureba. Tugende rwose. Buretse gato n'umutsi ikindi gitekerezo. Nta nimero y'umuyobozi wo mu kigo yigamo ngo tumubaze niba yamenya amakuru ye. Mu kigo nka kiriya abanyeshuri bose biga bataha se wumva uwo muyobozi amakuru yayamenya ate Disima? Se ntiyavuye mu rugo mu gitondo agiye ku ishuri. Niho yaragiye. Kuntu rero aramutse afite amakuru atayaduha. Aha icyakora ubanza mfite iz'umuyobozi wabo ushinzwe imyitwarire. Yimpe rwose. Nta nubwo rwose nari natekereje ko yadufasha. Akira ngizi zandike muri telefone yawe. Wayamuhamagare telefone yanjye yaze. Ese niyo mpamvu naguhamagaye nkumva ntiriho. Ariko ndumva inaciyemo di. Mpereza hano mwivugisha. Akira. Alo? Mwiriwe prefe. Mutwihanganire tubahamagaye bwije. Yego. Nitwa Dismas nuko nkoresheje telefone ya madamu. Twagira ngo tubabaze ese umukobwa wacu yitwa Alice yabageze ku ishuri ko na n'ubu twamubuze. Uti ngo ntiyahageze. Ayiwe birabibyuye ntibiba amaraso. Sawa murakoze kuduha amakuru. Ngo Alice ntiyageze ku ishuri Disima. Ahasigaye rero Nahimana Espera. Sinzi noneho turi bumushakire. Ubu se tujye kuri ribu dutanga ikirego tubigenze dute? Ndumva ibintu binshanze. Umva wowe subira mu rugo ibintu bindekere. Kandi ndagaruka mu rugo muzanye. Ndabona Tereza mpamagaye ahubwo. Mwitabe wumve, mwitabe rwose. Halo? Ngo Alice byagenze bite Tere? Kingura mwana ni njyewe. Kingura ni Mutoni yewe windushya gusa uyu muhungu ari mu biki. Saa 5 z'ijoro kweri. Niyo wihangana twari kuzavuga nejo. Ko wagira ngo hari ukubwiye ko ngiye kurara ni. Hoshisha. Ubu se ko wari wanze kunyitaba kandi mbizi neza ko gahunda wayirangije. Kutibwirije ngo unyohereza yanjye kandi akazi kanje nakarangije. Iki? Wiri wariko. Nirwa iki. Izi kutampura. Oya genda. Ukaba kigize. Turisubwiwe n'iki ko nabikoze. Arewe, Claude ndakuzi sinkubarirwa urumva. Alice kuva bari bamuhaye uriya muti utuma sinzira akabura ubwenge. Wowe kuri ruhushyi n'iki cyari gutuma kanga utamusambanyisha. Cyakora se nakobesha pe. None. Kubikora nabikoze. Nabi mbega umwana we. Reka ngo merezi byanjye fa mu byo kumbwira. Hariya numvaga ibyo mfite byose nabikwegorera kabisa. Wankoreye umuti. Ariko nyine ubwana nka buriya urumva hari ukuntu kakangutse gatera hejuru karisa kurishwa ngo Mutoni ari hehe ngo kuki yanshutse ngo ni iki wankoreye kararira ariko ndakabwira ntiwihumura ntacyo ntabugani rero nanjye byabaye byantunguye ndamuhumuriza nari guhumura ararira arabiwe rero ndamuherekeza arataha namuherekeje mugeza hariya ku isantere ndigarukira. Ndumva uri kuntindira merezi byanjye. Gusa nageze imbere numva abantu basakuza niba byari bigenze bite sinzi. Nahise nikomereza ndaza ndiryamye. Ni kagende rwose ubundi se abayigira make. Ngaho merezi byanjye rero vuba vuba urumva. Ese ubwo wabaye uretse. Ariko ndeka iki? Ubu twakabaye tuganira uburyo uzamungarura hari kuri kunda ye. Amafaranga. Oya genda merezi byanjye. Yashyira imbere. Amafaranga nyashyira imbere. Kandi ntunjijishe Poro twumvikane rwose nzongera gukina iyindi dira ari uko unyishyuye amafaranga twavuganye urumva neza. Ariko kuki wikunda ushaka kwikorera ibyawe gusa abandi wapi mpereze byanjye. Ariko se ntugahita uraka. Si wowe ubiteye se ngaho nyishyuye rero kashi zanjye zisigaye urumva. Wowe urabona i Kigali nayibamo gute nta mama nta papa turi kumwe na mukuru we cyuri note se. Mukuru wanjye ngo bakwirukanye mu nzu ngo wamurare. Yagenda cyuri note se wamwizera ko nawe bari kwitigitira mu bagabo be urumva namukura hehe. None se Muto nta kintu cya Mutoni mperezi byanjye nkazayaguha ejo wowe kutabikoze ejo cyangwa ejo mu kuzi waretse kurakara mperezi byanjye nigeze uretse nkubwire wa mutipe nshimiye ntumuzi ntacyo mumenye bimarira iki nyine hari amafaranga mfitiye kandi azayamejo hari ntajya nyambura ntabwo ajya niri gahunda yiba ari gahunda
waretse bugacya kuje saa 10 z'umugoroba zitazagera oya urabona ngenzi ijoro kujya mu bwenge ejo ibyo ejo bibara bejo kuro ndaje ngo nyatware kandi sindarahana uranyumva neza ubona warubiye kandi mukaya twari twishimye oya genda nimugatuma umuntu abanza kuvuga nabi nyishyura rero ko tutongera kuvugana neza hari ikindi dupfana se amafaranga aya ngo wabaroza amafaranga ntiyakarabye uzi ko namukuroye muri kimwe twamaze mpereza ubundi murebere niba udashaka kumwishyura ejo ariko murebere sawa yame nanyumvira icupa ry'iri joro ndarisibye ntabwo ariko urumva ukuntu wikunda mbega umugabo ese burya runa yafite utuma mvuga amagambo angana gutya ariko se akiri ibyo wakira genda mpereza nyine si 30 byari bisigaye mpereza urabona ibyo wigiraga nawe rwose muri kimwe ikisi mpereza fata akira mpereza si 30 yabare nibyo rwose ariko ushatse wanashyiraho n'andi da bujyanyayo ushatse wanayarenzaho bujyanyayo ngayo nzakongera wongeye kumugezaho ikindi arambonera ubusura cyamushaka ko kuro abarira umbwire indi rya rimwe igahagase wayibonye oyazi ubwo urabona n'imitwe twamutekeye arise ko yakongera kutwizera kuro uzateka indi ubwo mwizeye uri ikirarara njye nifitiye n'ubwo ko ashobora kuturega kandi twe turi mu byizeye ngo tuzongera tumushuke kuseka si byo ibyo nabikemuye nk'ejo oya wowe ntukagire ikibazo uri kumwe n'umunyabwenge uzi gutegura ikibuga neza oya we wabikemuye ute se kuro burya namufashe amashusho y'ubwambure bwe na telefone ubwo rero umuherekeje hari ukuntu yashatse kwisaza bitamutera ubwoba ngo ntiwibeshye ukazagira icyo uvuga aya mashusho nzashyira hanze maze isikote mbega umuhungu nayamweretse arabizi neza ko mufite oya none se reka mbanze mubaze uyashyize hanze se wowe ntiwaba uhishyize kuko ntazi ubwenge se kuko ntazi ubwenge njye sinyagaragaramo ngo iki uzi ko burya urenze we arenze nyine ibyo bintu bitekereje ute ngese bumvaga ndi mugenzi wawe ubwo nyine namaze kumutera ubwoba ahita nyemerera ko agiye kubigira ibanga paka apfuye yebaba we sha ntubaho kabisa simbaho ntubaho ntabwo mbaho ye ariko rero umutoni nubwo byagenze neza hari ikintu cyanteye kwibaza oya se kandi wibaza iki wowe uri kuza nta rusaku rw'abantu wumvise urumva njye mvuye kumuherekeza numvise abantu bavuga ariko sinabitindaho nditahira oya rwose ngiye se ko mpora mu nduru ibyo sinyambyitaho rwose wabona ari abajura birukankagaho ahubwo se kuro mbwira ubwoko ngeze iwawe ntahiraho kweri inzara n'inyota sha birandembeje ni ukuri ubwo ntacyo umariye wowe espera ihangane umwana araza kumera neza ntakumera neza tere ubu ndi kwishinja ibyaha byinshi pe ninjye watumye arisa ahura n'abagizi ba nawe baramukubita wikomeza kwishinja ibyaha ndagusabye wabiteye uteze tere iyo nza kumukurikirana kare ibyabaye byari kuba none se kuba nabonye arisa agaramye mu muhanda arimo kuvirirana mu mutwe nkahita nguhamagara hari ubwo uzi aho yari avuye ariya masaha cyakora wakoze kuhatubera tere iyo arisa adahita atabarwa yari guhura n'ibindi bibazo pe noneho ukaba wanaraye ku bitaro ni ubutwari nta kundi tubereyeho ku bana gusa muzamube hafi sipera ubu nibwo abakeneye cyane tuzagerageza tere ariko abagizi ba nawe bo bungukira he koko mu guhemukira umwana nk'uriya nanyuze aho yari yicaye arimo kurira nitegereje neza nsanga narise arimo kuvirirana mu mutwe ibyo binyagwa byamuhemukiye se ntibyari bikiri aho hafi nta bantu badasanzwe nabonye hafi aho pe ubu se koko arisa ameze ati wajya ukamureba aho bari kumwitaho hariya mu cyumba kwinjira hariya ahantu byananiye tere desimasi n'uriya mwana bigana nibaza baratubwira ese sipera karame muri iyi minsi wabonaga nta myitwarire idasanzwe arisa afite ni ukuri ntayo idasanzwe pe kuva yaza kuba mu rugo yari umwana utuje ubona witonze cyane none se wigeze uganira na se ku burere bwe tereza nawe rwose erega nta mwanya tukigira cyane twese tuba duhangayikishijwe no gushaka ibidutunga ibyo ni ngombwa ariko n'uburere bw'umwana buba bukenewe uretse ko ntacyo naba nganira na se hari umusinzi se wibera mu ndaya urumva twavugana iki ubundi tere cyangwa se ukaba waganira na risa ubwe
buriya hari icyo ushobora gukura mu kiganiro mwagirana. nzagerageza tere. yewe ndabona Dismas aje, reka twumve niba hari amakuru mashya afite. Afite ubwoba tere. oya humura ariko humura yewe ikomeze. Dismas ndakumva. Alice ameze ati kuje wijimye mu maso. tere uretse gukomereka ku mubiri Alice ashobora no kuba yarakomeretse ku mutima. Abwiye abaganga ko nta wundi muntu ashaka kuvugisha uretse uriya mwana w'umukobwa bigana witwa Keza. Dismas ubwo Alice ntafite ikindi kibazo atari kuvuga? ubundi si ubwo abantu bapfuye kumukubita gutyo gusa? Espera karame, reka tureke gukomeza gutekereza byinshi, nakira muzamuganirize mu mubaze neza. uko Alice namubonye ntabwo bizoroha. ni wowe kuvuga utyo muto, ariko kuba untangira nitambukira ukanjyana ku ruhande, wagira ngo mbaze ubusa, wagira ngo ngiye mbere kugusubiza ubundi se? uravuga ibyo nibyo mwakoreye undi mwana ejo bundi wowe na mukuru wawe cyura inote. twamukoreye iki se? ubwo ntushaka kwishyandutsa mu bintu utazi wa mukobwa we? kutangiye kugira ubwoba se, ndahira ko akanya katashobotse. mwiyemerere wa gakobwa we, niba ari amatiku ushaka uyamvaneho rwose. amatiku ameze ate kandi umwana muteje amabandi bakamukubita? ngo iki? ese uriya mwana muramuhora iki? mukarenzaho no kumutera ubwoba koko ngo hari videwo mufite y'urukozasoni mwahita mushyira hanze aramutse abareze. ibyo bintu uri kuvuga bikwiye muko, ibyo bintu wabikuye hehe? ubwo rero ukeka kuko mwamugize bizatuma nta makuru atanga. umugongo uko twagize gute? muri aho ari kwa muganga afite ubwenge kandi aravuga. hasi ko numva akubabaje nk'ari umuvandimwe wawe. ubwo rero wabishyushyemo. ariko wagiye ureka kuba ndeka iki? ubwo urumva ibyo bintu mwamukoreye byoroshye? byoroshye? ni nge se wamukubise? jya umvanaho ubwo bugambo bwawe wa gakobwa we. muto ni iki? nta kintu muri guhisha wowe na Alice kirenze ku byo yambwiye. kuko ukuntu mu minsi yashize mwari inshuti mugendana municarana mu ishuri, none nkaba ndimo kumubaza akanyitura inabi. ngenda mba atari gusa. ariko gusa iki Keza wanditse koko? muto sinzi impamvu wowe uri kubigira ibyoroshye kandi mbona bikomeye. ariko usigaye uri umunyamakuru muko, iryo perereza urimo ni iry'iki? Alice ubwo waba waramushutse akajya mu ngeso mbi nk'uko nanjye wari ugiye kunshuka tukigera hano mu wa kane. yego niba warinaniwe se mbizire? subiza ibyo ndi kukubaza utanyibagiza muto. ariko ntabwo uri kumbaza amahuguro, uri kumbaza ubusa kabisa. ndeka rwose. uruzi ko se hari n'ibindi bibi biri kuvugwa kuri Alice birenze gutegwa agakubitwa? ni ibiki biri kumuvugaho ke? mbabarira umbwire rwose. noneho se kubyitayeho ra muto, ndacyavuga ubusa. yasha wiseka mu bikomeye Keza, mbabarira umbwire. kugira ngo nkubwire amakuru mufiteho kandi akomeye. ndashaka ko nawe hari ayo ugomba kumva. urashaka yahe makuru se ke? mbwire rwose. muto, ni iki cyabaye kuri Alice kuri wa munsi mbere y'uko ategwa n'abagizi ba nabi? umva kandi gisi ibyamuyeho ndabizi, ashinzwe kumurinda. ko icyo gihe twari twize kandi mwembi mukaba mutari mwaje, ubwo mwari mu biki? ngewe haraho nawe nigiriye rwose. ubwo nawe wenda wazamutegereza ukamubaza. ko namubajije akamwihorera ahubwo akambwira ko nazakubaza. ariko urabona igihe wahereye Keza, rero reka nkubwire, niba wowe na Alice muri mu mikino yanyu ngewe muyimvanemo. urabona igihe wahereye unyinja. muto, wowe na cyura inote ndaje duhangane. muzamenya ibyo mwakoreye Alice kandi muzabiryozwa. umva mwana, mpereza ibyo mpereza w'intinza, ibintu byakomeye rwose. nawe urashingika sha umbaza ubusa we. mbese kutambwira kuri gupakira imyenda bigenza bite? niko muto, simbyumva ukuntu uvuye ku ishuri wihutaho gutuza ugatangira gupakira imyenda yawe. umva ariko ubwo urambaza iki koko Kirino? urambaza iki we? urase kukubaza nimbona ibintu babiteraguye hejuru. niko muko ugiye hehe? Kirino, ndigendeye pe, ndigendeye nsubiye mu ntara, mbasigiye Kigali yanyu we, ndeka nigendere. amakuru maze kwakira rwose ntiyatuma ndara muri uyu mujyi we, ntibishoboka. ko wari ugiye kwiga se ugiye mu Mutara mu rugo kuhakora iki? uriya mukecuru dusigaranye niwe ugiye kubana
kujyana nawe ahubwo sinzi impamvu nawe utarapakira kandi dufite ikibazo kimwe. Pakira tugende. Sinava muri Kigali nk'ibice ujye mu cyaro ubwo genda uzaba umbwira. Ngo iki ngo ngende nyine ukomeza uvuge ibyo kandi nawe bikureba. Niko Cyurino kuki utari warambwiye ko ari wowe wateze Liza ukamukubita? Kuki utabimbwiye? Ibyo wabikuye he? Kazi kawe. Subiza yewe mbwira. Agakobwa kantwariye umugabo urumva nari kukareka gutyo gusa. Claude n'uwanjye nta wundi mukobwa agomba no kureba. Ngo iki niko warabikoze nyine warabikoze wowe se kutari warambwiye ko ari we watanze pasi Alice kwa Claude. Ubuzi ko ibintu byose twakoze bigiye kudukoraho. ngo kimuto mva mbwire umukobwa witwa Keza twigana mu kanya turi ku ishuri ambwiye ko yavuganye na Alice akamubwira byose. Nakomeje mwijijishaho mucisha hirya no hino sinjye ubonye dutandukana igitima cyadishye numva kambayeho iby'ishuri reka nta nubwo niriwe ntekereza kabiri ngo ndisubiremo misenza niruka ngo njye mu rugo i Nyagatare we nibibana ngombwa mpungire Uganda. Akabanya ubwoba ariko ntacyo biri gutanga. Oyasha Cyurinote we waretse gufunga umutwe mukaza tugakiza amagara yacu mwana wama nukuri rwose. Ngenda nzaba ngusanga yewe nze nisigira abagabo bampakashe n'agacupa ngo nsubiye mu Mutara. Abagabo ntaho bataba mbabarira ibintu byamaze gukomera nukuri kuruta uko bitekereza. Ikiri kuntera ubwoba rero ni uburyo Alice ataramvugisha ikintu na kimwe. Wamenya aho ari gupanga iki ko akiryo terabwoba n'iryiye bazaze bamfunge sha ubundi se mfunzwe gake ndumva ntazi ibyo urimo reka nigendera. Iyo abaruzi uburemere bw'ibyo bashobora kutureka wakabaye ahubwo ugeze kiramuruzi utaha nabwo kandi wanamaze kubaririza inzira ya bugufi wambukiraho ujya Uganda. Ni ukuri ariko uzi n'ikindi ikize nungutse igitekerezo. Iki igitekerezo wenda ibitekerezo urabyemeye se tugiye kwambuka? Reka gisinde buva muri Kigali. Oyasha igitekerezo ufite ni ikihe nyine mbwira. Kariya gakobwa tukavanye mu nzira tukakikiza ninde wazadushinja? Oyasha ko n'ubundi nashakaga ko gapfa nubwo bitabaye. We Cyurinote we noneho hajemo no kwica. Urabona hari ikintu twakora cyatuma tudafungwa nawe mbwira. Guhunga yewe si cyo nahoze nkubwira se. Ariko ubundi buriya Claude we ntiyatugambanira kugira ngo we yikureho ibyaha. ntuzi kuki wari wabicecetse ari ukambwira ibya Cyurinote gusa wowe ko Claude ntumumbwire. Ni birebire ke Claude nyine yanteye ubwoba akambwira ko nibeshye nkabivuga akazashyira amashusho yanjye hanze yamfashe ari kunsambanya. Mbega abantu b'abagome ibyo bintu byose bimaranye ibyumweru 2 kuko warabicecetse. Birarenze ntabwo wabyumva ariko ke kuki uri kunyitaho cyane wanditse ukita ku buzima bwawe n'amasomo yawe. Nasezeranyije papa ko nzagera ikirenge mu cye mfasha abari mu kaga. Keza karame reka nkubwire nta muntu nshaka kwikoreza imitwaro yanjye. Ibyo ntabwo ndi bubikwemerere. Ubundi se waretse tukarega abantu bose bagize uruhare mu guhohoterwa kwawe. Ihanganisha Keza uramenye ntabwo nshaka guseba pe. Bagiye ibyo Claude yambwiye ibimenyetso simusigaze byo kumushinja byabaye n'igihe gishize. Nyamara twabyirengagiza ari kuko baragukomerekeje cyane ntabwo wakira rero utarabona ubutabera. Ese ke ubundi wagiye ukaba ndegera ngewe simbizemo cyane. Nubwo nagufasha ariko nawe ugomba gutera intambwe ukavuga ibyakubaye. Wenda hari benshi bacecetse nkawe batobora bakavuga. Ambaraga gifite pe ubuzima naburambiwe ngiye kwisangira mama wansize. Ari ave wivuga gutyo si cyo gisubizo. Naje Kigali mpunze tata
ariko ndabona ibyo ndi guhura nabyo birenze. komera sha ushika amarira iyo ikibazo gikomeye nibwo kiba kigiye kurangira. ese ibi byose byakubayeho wigeze ubibwira abakurera? aho mpera pe, ni wowe wa mbere mbibwiye. ababyeyi bamfashe ngo bandere ndumva narabasebeje cyane. oya rwose uzababwira, uretse ko baherutse kunkekasha ubuze gato sinzi aho navanye imitwe mbona barayemeye pe, ariko nyine narabashebeje. warabasebeje se ni wowe wabyiteye? ntabwo wakumva uburemere bw'uko nakomeretse ke. ari ngwino dusubire mu ishuri tugiye kwiga, ibi byose bizarangira. Keza warebye ibyawe ngewe ukandeka koko. oya ababyeyi bawe bagukeneyemo umukobwa muzima uzabahesha ishema. urashaka ko abandi banyeshuri badusanga hano baje mu karuhuko? mbabarira uze dusubire mu ishuri. nukuri sinzongera gusubira mu ishuri ukundi, naguma hano kuri tuwarete amasaha nagera nayo. sha waje koko genda wiga nayanyuze ayanyigire ndeke ntangare n'ubundi n'icyo bagome banyipfurisha. shimi izindi byeri ninkwerere ndumva icyaka kinyishe. shakoro nakubeshe nta yindi nzoga ndongera kuguha pe, reba ukuntu umaze kumera. wanese nk'inywera ukanywa se uri kunywa iki? kuri kunywa ibiri kukwica. niba witwaje ko nzi inywera wawe ubwira ikibingiye mu kabari nzigurire. ubu mureke ukomeze wiyahuze izi nzoga zose. none nibura wenda banza umaremo iyi ngiyi yonyine. bereze mana yacu gashupa keza gashupa kanjye nekuranye nenge wacu. koro nubwo wasinze nje hari ikintu nshaka ko tuganiraho gato. kuganira mbwira ni ukuvuga ngo wa muntu ugiye kuguhungishiriza muri Tanzania yabonetse, ari hafi kugera hano. ageze ko nshaka kwigendera. yambwiye ko ari hafi kugera aha. yewe ndashaka kujya aho abantu batazongera kumbona. nanjye nicyo nshaka, ndi gushaka inkuru zawe zose zisibangana muri ugu mujyi wa Kigali, ukagenda ugahera ukaba amateka. mubwire nshime. yego uzi ko burya uzi ubwenge. inama wangiriye yakoze akantu kabisa. ni ukuvuga ngo umukobwa wahohotewe ukamukangisha videwo wamufashe umusambanya, ntabwo byapfa kurangira guco gusa, ibyo nawe uri kubyumva. kandi nkubwira ko uzi ubwenge. yego hari n'agakobwa kanyandikiye kabimbazaho nkaho yabikabwiye. yumva nshime. ubundi ngewe mfite igitekerezo. buriya njye ngira ibitekerezo. ikihe gitekerezo? akoze wambabara ko ahubwo urama n'izindi zitwara mu modoka ngaho ta ibyo ndi gutekereza. ubundi waretse amashusho nkayashyira hanze ko Alice yarenze ku masezerano twagiranye. ibyo twagiranye nta na kimwe yubahirije, nawe namukosora. urumva hatarimo ubwenge. oya koro havuta akora ikindi cyaha n'icyo wakoze tutari twabona uko tugikemura. reka nkubwire Jimmy. oya njye nuko nkubana ubundi njye nari kuzamuta amazi si oya niyo mpamvu nyine nakugira inama yo gutoroka ugahunga ukaja kure, kuko nta wamenya icyo bari gupanga n'uwo mukobwa. ahubwo ndakwinginze umbabarire ntiwongere kunywa izindi nzoga pe, utaza kuruka mu modoka ukagenda uraruka inzira yose ibintu bikagorana. umushoferi hari ubwo ari wowe umwishyura si njye. nimurukiranye ndamwishyura n'andi mafaranga. none se koro ahubwo ikindi kibazo, rero iduka ryawe turarigenza dute? kumwizera se wowe uzanywera uyungurishirize
unyoherereza amafaranga nzahita ntangirira indi bizinesi muri Tanzania. ntacyo bitwaye ahubwo nizere ko wazanye ibintu byawe byose utarasubira mu rugo. reka ntabwo nasubirayo. na mama sinamusezeye, uzamunsezerere umubwire ngo bayi. umubwire ko nzamuha itike akaza kunsura mu buhungiro. ahubwo sira numara kugenda aho ntibazatangira kugushakisha bagahera ku mitungo zawe bakazifatira. bande bazayikora hehe? reka ririya duka buriya ni mama ryanditseho, njye ni nkaho nta mutungo ngira ubundi. aho ni sawa no. dore wa mushoferi anyoherereje imeshaje ngageze hano hanze. wowe reka nkubwire, genda umuhuza umutera sitori y'ibimwe byawe, nanjye mbe mfunga ibikapu neza ubundi tugende. sawa ubwo ndaje ngo twaze ibyo bikapu, ndabizi neza ko kubitorora byagorana. nta kibazo. ubabare wamwereka gukomeza kunywa izo nzoga uri kunywa nawe rero. nta kibazo, genda muganirize. yewe wabyerewe ntabwo nagusiga, wari uryoshye ute wo kanyagwa we. iyo ni numamagayira utari mama kuko sinakwitaba. ndabona atari we. sekanirinde. aro vuga cyane. cyuko nasinze se birakureba, urinde ko nakumenya ubundi. ngo hari umuntu uri kunsahurira iduka. uretse ndanze nzemangane n'uwo mushenzi ushaka kukwigabiza ibyanjye sha. kanzenyure undi muryango cemeye ntari bumenye ko nahageze. ibyo kujya muri Tanzania biraza nyuma, maze gukosora iyo nyana y'imbwa ishatse kunyigabiza imenyere. niko yisipera karame. uwo mukobwa ko asohotse yirukanka bigenze bite? nanjye ubu biranyobeye rwose, ariko uyu mukobwa ntabwo ndi kumushyira amakenga rega. henga nze mukurikire ndebe. niko arise ugiye mu biki wa mukobwa we? umukobwa ara ntabivuga. niko maze iminsi ngucunga nitonze, ariko ibyo nakekaga noneho ndabyiboneye. uratwite cyangwa ntutwite? oya ngwino hano mu nzu, vayo hano bisobanure na Desimasi yumva rwose. ngwino rwose. ariko akaga kabaho koko, nkabona uko umaze iminsi umeze kumbe nibi sha ntacyo umbeshya rwose, ndabyiboneye. ubonye icyo sipera? ntabwo utwite? nibyo se kuko urabyemeye uratwite? ibi noneho turamenye tubibariza hehe koko? ngiryo iyo tugushije papa Keve. noneze amatwi ariko nkababa. utubwira iki wanjije we? niko uradutse karamizwamo. ariko nk'ubu koko abantu badufataga nk'ababyeyi b'intangarugero, ubu baraza kuvuga iki koko Desima? ukuntu wahora uvuga ngo aritonda ngo ni n'umuhanga, none dore ibyo atuzaniye. disi byihorere Desima, ndi kubyibuka nkumva umujinya urazamutse, nkumva nagaterura. bana yawe mwaretse basobanurira koko nahise karamvumvura nta n'isoni. nta n'isoni uravuga uvuga iki? ariko ibi byose ntibyabaye wa munsi abagizi ba nabi bagutega bakagukubita ko wari watinze no gutaha koko nanjye nkabibona imyitwarire idasanzwe wari usigaye ufite wa mukobwa we. niyo bakwica gusa bikagira inzira. ababyeyi bubashye natwe koko
ubu biraza kuvugwa he ko dufite umukobwa turera w'umusambanyi koko disima umusambanyi mama umva mbese bazajya kumva karacyanavuga nta n'isoni umva ujye ujya kuvuga ubanza utubaze wanjeje mumbabarire ubu rwose ndi gutekereza ko ushobora kuba waratubeshya ari so akaba yarakwirukanye kubera ingeso mbi zawe z'uburaya washyira ubwo se wowe ntubyumva nubwo filimini nawe atoroshye ariko n'umukobwa we buriya akanyuzagaho yewe babivuze ukuri koko disima ngo imfura igenda nka se none se ariko yaranye cyakabuze kiracyari ryongora aho ngaho nta n'isoni nakubwiye ngo ntisirongere kumva ko apfura aho ngaho ari icyizere cyose nari narakugiriye kirayoyotse iri joro reka ngo ishuri icyo utaruze sipera iki se kandi disima kuva ku munsi wa mbere nge sinigeze mwizera na gato cyakoze mufite umuryango utangaje gusa yewe nibaza impamvu nawe uvutsemo rwose kandi narakubwiye ngo tumureke asubire iwabo urananira none reba ibyo atuzaniye nanjye ndabyicuza pe ubu se turabigenza gute koko njye sinshobora kubana n'umwana w'umusambanyi nanjye ndakwirukanye umva sha Alice nanjye ndakwirukanye uzagende wohoye ujya ahandi hantu hirya yongeye batakuzi ariko uzi ko ari byo disima imbabazi ziba kwa muganga ari ziba ceceka uzinduka upakira utwawe twose usubire iwanyu mu cyaro wa njiji aho azajya niwe uhaza yakomereza uburaya bw'i Kigali yajya mu cyaro ibyo twebwe ntibitureba ntabwo bitureba rwose ibyo birakureba ari ceceka ntawe ugira imbabazi waba uri indaya ninde mugabo wakwemera indaya wikoreye n'urwo rudigi rwawe mu minsi mikeya wenda kubyara yamwemera ate se nyine niko mukobwa hama hamwe isi kote niwe wabyiteye cyakora ryambase nyine vuba none aha ngaha mbyuke saa 12 za mu gitondo nakubona muri urugo rwanjye uzagende n'amaguru indaya twe gusa jyana n'ibyo birutsi byawe hanze genda irukanka wa kajishiwe karamukubashe washinziwe